nk'akantu bampaye umunsi nyine naserebuye Genesis, thank you so much. Ikintu nabwira Merci use mubwira iki? Merci beaucoup, warakoze cyane gutekereza Genesis, uko biri kose ari impamvu. Tubaye ikaze ku Kinyarwanda TV muri bose ku isi, by'umwihariko abari hanze y'u Rwanda n'abanyarwanda basoma imbuga nkoranyambaga website. Turi muri Genesis comedy, twakiriye rero ni umunyarwenya maze umwaka, akaba ari umukobwa muri babiri bari muri Genesis. Tubaye ikaze ku Kinyarwanda TV. Murakoze cyane. Tangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Kaduhire, ariko uzi ku izina rya Kadudu. Yego. Uzi ko n'izina ntangiye ndivuga nawe pe. Interview iraba ndende. Yes. Cyangwa waryibagiwe? Hari ukuntu wibagirwa inyuguti zimwe na zimwe. Kadu, urwenya uko rwinjira muri umukobwa, imbaraga wazikuye? Njye nkunda comedy kuva kera cyane, nkunda comedy. Yego. Nongewe nagize amahirwe wenda mbona umuntu umwe uri mu Genesis yari nyuraga kuri televiziyo, ngira ngo ni Kesito. Ndayireba mbona harimo abantu turi mu kigero kimwe. Ndavuga nti se bari abantu ko turi mu kigero kimwe, wabegera nanjye nkareba ko nakora joke, niyo ntazikora cyangwa se nkajya mbana nabo nkajya niseke. Yego nuko nyine natangiye negera. Uyu ugezemo ntabwo wagize usanze uri umukobwa mu bahungu 90 na byihorere none niwe bwarazingiye. Ni njyewe wari umukobwa njyenyine, ndaza mbana nabo, bampa stage ya mbere. Ngira amahirwe audience nyakira neza. Nyine urumva nyine uko umuntu aba yiviriye no mu cyaro n'iki, ariko audience yanyakiriye neza, turabana mu rugendo rw'umwaka mazemo. Turarugarukaho. Mu cyaro waruvuze gutaha hagana he? Mu rugo ni Igicumbi. Igicumbi ntuzukaza gusetswa Nyagatare cyangwa urari Kigali? Nje mbi Kigali, ariko nyine Gicumbi niho mu rugo. Mu rugo. Icyo gihe wari uturutse Igicumbi? Yego. Urugendo rwo kuva Igicumbi ukaba uri kwemeza abanyakigali, se imbaraga uri kuzikura ukaba warabakonvinsinze? Kwisanga muri biriya bimasa navuze ngo biragoye. Nabeshya, bariya abahungu baratekereza, ujya gutekereza ikintu ukumva gitekereje uri mu rugo wenyine witonze, wagera kumva umuntu araje copy paste y'icyo watekereje. Urumva abantu 90, urumva hari igihe muhuza ibitekerezo nyine. Ariko nyine navuga ko nagiye mbana nabo kenshi. Noneho experience nagize buriya uko imbere y'abantu muri stand up, muri ubwoko bw'urwenya dukora, nyine bikwereka uko niba uyu munsi wajeho ubyina bikanga, ubutaha kubyinura bireka, wenda ukaza muri gospel ukabona ujyanye nabo, ubutaza muri gospel bikanga, ukazaza noneho mu gisirimba. Nyine n'uguhinduranya tu stand up yuje muri system imwe biragora ko nyine ufatisha abantu. Yego. Usibye ibyo wowe wirepeta mu mutwe wawe, hari andi mahugurwa cyangwa se abandi bantu wireferaho? Amahugurwa yo wenda ntabwo araba menshi, ariko hari abandi banyarwenya kazi nyine njya ndeba nanjye. Abandi? Ndi benshi. Hari Anne Kansime, we muramuzi. Hari uwitwa Priscilla Degamez, sinzi niba mumuzi. Ni umukomedienne ivoirienne. Yego. Niwe ukunda kureferaho? Ndamukunda cyane, arasetsa. Yego. Atarasetsa. Urabona urwenya ruri kuba akazi cyangwa biracyari gushakisha? Biri kwegera, ntago biraba neza akazi, ariko biri kwegera, kuko ikintu umuntu yita akazi ni cya kintu umuntu ajyamo ukajya gukora nyine, ukavuga uti ndahembwa aya mafaranga, nyine ukajya ukora nyine ukorera icyo kintu. Ariko ntago nyine biragera kuri standard yo kuvuga ngo ndakora comedy wenda nishyurwa 200, 300 nishyura inzu no mu rugo mbagira. Ntago biraba akazi wavuga ngo kagize. Ariko ufite ikizere? Ikizere cyo kirahari. Ntago uzavamo ujye mu kandi kazi? Oya, kuva muri comedy niyo sinzi byagorana ko mva muri comedy. N'akandi kazi nabona kaba gafite aho gajya guhura na comedy. Yego. Isabukuru maze umwaka muri Genesis, dushushanya gute cyangwa se isobanura gute urugendo rw'umwaka muri comedy udakuraho? Ni urugendo rwari rugoye, ariko navuga ko nagerageje. Yego. Ndumva muri performance nyine muri stage 22 zari buwe muri uwo mwaka, kuko hari ukwezi kumwe tudakora kwa kane. Nakozemo uyu munsi yari inshuro ya 14.
mu nshuro 14 bantwitse kabiri. Wahiyemo kabiri? Narahiye neza nawe baravuga ati kabaye. Narahiye ndagenda wenda sinzira ibitotsi ndabibura. Barankosoye ariko ubundi bwo nabahaye ibyo nagombaga kuba. Mu nshuro zose wagomba performing ibyo nibyo byanze. Ebyiri nizo zankubise hasi kandi koko n'abantu babibonye baravuze bati pe byanze. Kugira ngo byango unaga byaratewe n'iki? Urumva muri komedi biragora ko umuntu ahora ku rwego rumwe. Hari igihe uzukaba kubita ukabarangiza bose. Noneho ubutaha hari igihe ugarukana icyizere cy'uko ubushize bakomye, noneho waza ntibikunde nk'uko ubushize byagenze, icyo gihe uba wahiye. Kandi none niyo ugarutse ukajya hasi y'uko ubushize wakoze uba wagiye hasi nyine. Yego muri komedi nyine biragoye. Undi mwaka uri imbere se twitega iki? Noneho Kadudu haziyongeraho indi ugiye kwitwa ukuntu mwasekaga noneho biriku ubwo ni Kadudu n'agatagara ahubwo nazo nk'umukobwa uri guperforminga abahungu benshi. Imbogamizi mpura nazo urumva hari igihe bajyaho bagatwika. Urumva kujyaho urumva uyu munsi bakoze ari abantu hari ababanje 5 n'abandi nkabangahe bari kuri line up mu bantu 10 kujya muri umukobwa umwe baba bashyize hejuru abantu bose bo bashyize hejuru. Nawe cyari igihe ndeba nkabona ntabwo ngewe nsetse nkahita mbona brage zanjye ziri hasi bandangije pe. Biragora cyane kwisanga mu bahungu kuko baba bafite imbaraga hagati yabo barahangana kandi nta muhungu ujya yemera gutsindwa n'umukobwa. Iteka wumva ko umuhungu nyine ni urenze ni uzajya hejuru. Ubwo rero birumvikana ko kugira ngo uzakura umuhungu kuri top nyine biba bigoye. Ese mu mwaka umaze muri komedi n'ikintu umaze kugeraho wenda mu bijyanye na financially ndumva ntacyo nahombye nta n'icyo nungutse kuko nta mafaranga nashoyemo ngo mvuge ngo narahombye. Icyo gihe nicyo uvuga ngo warahombye. Kandi nanone mpamya ko wenda mu mafaranga nubwo bitaraba cyane ariko biri ko biraza. Nk'akantu bampaye umunsi nyine naserebuye Genesis, thank you so much. Mwakoze cyane. Ikintu nabwira merci se mubwira iki? Merci beaucoup. Warakoze cyane gutekereza Genesis. Uko biri kose hari impamvu kandi Imana izabiguheramo umugisha nukomeza gukora ukanasenga. Tutarasoza abakobwa cyangwa se igitsina gore bakunze guhura n'ikibazo n'imbogamizi yo kwakwa ruswa y'igitsina. Bigenda bivuga cyane ku bastari, ku bakinnyi ba filime n'abandi. Wowe iyo mbogamizi ntabwo wabaho warahuye nayo cyangwa se ngo ubone iri muri Genesis comedy? Inosa wacu merci rwose mwisi Inosa rwose iyo ntayo pe. Inosa merci. Iryo zina naryo ubwo ndari mutwereye yitwa Inosa merci. Wapi rwose usibye n'igitsina wenda avuga ngo n'amafaranga kubera ko ni platform iri mu mujyi nyine gutigisa umujyi. Umuntu wese wenda washaka kuza yatanga amafaranga ngo yinjireho cyangwa iki, ariko nabwira ko nta kintu na kimwe merisa kwaka. Ikintu cyonyine aguha kugira ngo agusaba kugira ngo platform ni brag. Ufite brag nta kindi rwose kwa merisa. Hanyuma gukora urwenya urashaka kuzabikora nk'akazi cyangwa urashaka kuzakora kandi kazi noneho urwenya rwo rukaba nka hobby cyangwa se nk'ibintu ukora wishimisha? Urwenya binkundiye byaba akazi ariko none bidakunze yazaba nka plan B. Mu gihe mu rwenya byanze nkaba mfite akandi kazi, mu gihe mu kazi byanze nkaza mu rwenya. Ese ababyeyi bawe bagufata gute kubona uri ababyeyi inshuti uri umukobwa? Byo ishusho bayibona gute? Mu busanzwe ni umuntu uri serieze ndi mu bandi bantu. Nyine abantu iyo babonye video yanjye baravuga sure we ni wowe irabeshya. Nyine ubusanzwe ndi umuntu uri serieze ariko iyo ndi njyenyine ibintu ntekereza uramutse ushyizeho nka kamera ntayibonye wavuga uti nta muntu dufite. Ariko abandi bo bazi ko ndi seriye iyo babonye video yanjye nyine baravuga bati cyakora. Cyo babwira nk'abakobwa bagenzi bawe bitinya kumva ko uno mugabo atawushobora n'iki? Icyo nabwira abakobwa ubundi mbere na mbere ukunda urwenya. Niba ukunda urwenya ukaba urukunda koko uzaza, ariko mu gihe wumva ko
urwenya rushobora kuzaza nyuma y'ibindi bintu nushaka ntuzaza, kuko buno buryo bwa stand up dukora bisaba kubitekereza ukabiha umwanya mu mutwe, ariko utari uvuga ngo ureke ibyo wakoraga iki, kuko burage ziva mu byo uhura nabyo, mu byo ukora abantu bana nabo. Rero niba ukunda urwenya uzaze ubihe umwanya mu mutwe wawe, ubikurikirane ndetse ubane n'abanyarwenya, urebe abandi banyarwenya bateye imbere kuturusha, kuko twebwe wenda biracyari hasi. Urebe abandi banyarwenya bateye imbere kuturusha, ndumva bizagufasha. Usubire nk'inyuma gatoya, umwaka umaze muri urugendo rwo gukora urwenya, tubwire muri makeya ukuntu byagenze ko igitekerezo cyaje kuba ukagira nk'imbaga ngo kangiye gukora urwenya. Nk'uko nabivuze, ngiye nkunda komedi kuzamo, navuga ko narinje mu bintu nkunda, ari nacyo cyamfashije kugumamo. Ntababeshyi, yaba ntakunda komedi ntabwo mba nkiri muri komedi, kuko urumva kuza mu bahungu kugira ngo uzumve inama z'abahungu 90 mubana muri groupe, nabo ubwabo ntabwo baba bahuza. Abantu 90 ntabwo bahuriza ku kintu kimwe. Hari igihe rero uhitamo groupe y'abantu ukorana wenda ubana nabo, ugasanga ya groupe hari akandi gakundi tumvikana nabo, ugasanga mumeze nkaho muhatana, ugasanga ni nk'imitwe ibiri nyine ihanganye. Rero ikintu cyamfashije kuguma muri comedy nuko nyikunda, ndumva nta kintu narenza, kandi nkanashimira cyane Merci yarakoze.